ndagenda nicaye kuri kuriya umumama baraje umwana arimo kurira aramubwira ati ndashaka konsa umwana aricara aramwonsa tumarana nk'iminota. umumama umeze gute? dusobanurire aho mwari mwicaye mbese uduhe idonido uduhe detaye. Twari twicaye kuri ziriya ntebe zo kuri kuriya. Yego. Yaje ansanga aricara aramwonsa tumarana nk'iminota nka 30 turimo tuganira. Umusore twari twicaranye niwe wambajije ati se mama w'uyu mwana uramuzi? Yego. Nti ntago muzi. Ati se none yaba mugusigiye? Nibwo nanjye natangiye kubitekerezaho ntibaza agiye ntagaruke. Icyo gihe hari hashize igihe kingana iki? Hari hashize n'iminota nka 20 agiye. uyu mwana Imana ishobora byose mumubere umugisha, azabere umugisha. Esther nta kundi nta kintu navuga, yabaye umubyeyi. Yego, sibyo Esther? Mbere ko uvi inkuru yanjye, reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wakahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, pana byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri mwese mubana natwe mu biganiro byacu bya inkuru yanjye. Twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugira impagarike n'ubugingo. Ndi kumwe na Esther Manirakiza, ariko ntabwo turi kumwe na Esther gusa, turi kumwe na kabebe keza Imana ishobora byose. Akabebe keza, akaziranenge, akana Mana yanjye kahuye n'ubuzima. Mon Dieu. Niba sinzi icyo navuga. Esther, ntaratangira uri intwari. Uraho neza? Urakomeye? Yego. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Uyu mwana se yitwa gute? Wamwise gute? Mbyite gutyo. Namwise Iganze Cyusa Pedro. Iganze Cyusa Pedro. Yego. Rero ko muri kubireba uko nguko, Esther n'uyu mwana bafitanye inkuru ikomeye, bafitanye amateka akomeye. Ni akabebe gato. Mumaranye igihe kingana iki Esther? Tugiye kumarana amezi 2. Bugiye kumarana amezi 2? Yego. Nuko rero Esther, kugira ngo ubone uyu mwana, kugira ngo uhure n'uyu mwana, benshi bari kwibaza ngo bahure gute se si mama we. Benshi bari kwibaza bati Rweme ibyo noneho utangiye kuzana ni ibiki? Nibyo mugiye kumva. Uyu Cyusa kugira ngo agere kuri Esther ni inkuru ya Esther. Byagenze bite?
nagiye i Kigali nkora ibyari byanjyanye ndasoje ndagaruka ngiye gukatisha ngo ntahe ndagenda nicaye kuri kuriya umumama baraje umwana arimo kurira aramubwira ati ndashaka konsa umwana aricara aramwonsa tumarana nk'iminota. umumama umeze gute dusobanurire aho mwari mwicaye mbese uduhe idonido uduhe detaye. Twari twicaye kuri ziriya ntebe zo kuri kuriya. Yego. Yaje ahansanga aricara aramwonsa tumarana nk'iminota nka 30 turimo tuganira. Akubwira ibiki? Yamwakaga ibere umwana adahaza agakomeza kurira ndamubwira ni se wakonyeje umwana konka agahaga. Umumama ati umwana aronka cyane ntago nabona amashereka amuhagije. Yego. Ndamubwira ariko wabasha kumuha basi agaceceka. Yakomezaga kurira. Yego. Ati ngo mwonyeje nageza nejo. Ati muha bibero yuzuye amata akayinywa akayimara. Ndamubaza nti se kuki umuvangira amata n'amashereka kandi akiri mutoya. Ati ngo ukuntu anwa ntago nabona amashereka amuhagije. Ibyo birarangira. Nyuma nibwo yaje kumbwira ati igihe nari ntwite nagiye muri toilette za Nyabugogo numva umutima urahagaze. Ati none mfashe uyu mwana njye kwihagarika bitaza kumunukira. Yego. Nanjye rero no mu buzima busanzwe nari nsanzwe nkunda abana. Umwana ndamwakira. Amaze kugenda umusore twari twicaranye niwe wambajije ati se mama w'uyu mwana uramuzi? Yego. Nti ntago muzi. Ati se none yaba mugusigiye? Nibwo nanjye natangiye kubitekerezaho ntibaza agiye ntagaruke. Icyo gihe hari hashize igihe kingana iki? Hari hashize n'iminota nka 20 agiye. Yego. Akubwiye ko agiye muri toilette. Yego. Nibwo naje kubitekerezaho. Turicara hashize nk'isaha nibwo umwana yatangiye kurira cyane. Nuko amasaha 2 arashira 3 arashira. Tukiri aho ngaho. Gusa muri uwo mwanya twagiye kumureba ku matuwarete turamubura. Ndavuga ni se yaba yagiye hehe ku buryo atibuka ko yaba yasize umwana. Nibwo nahise nigira inama yo kuvuga ngo reka mbimenyeshe polisi ya Nyabugogo. Kuri polisi nagezeyo baranyakira njya kugurira umwana amata ngura na bibero ndamuha gusa yarasanzwe anywa amata koko byanyabyo. Abahungu bikomera nuko abahungu bigenda. Nagasanzwe bimenyereye. Ubwo bwanyiriyeho bigera saa moya nkiri Nyabugogo. Ubwo gutaha ntago nari nyitashye kubera ko mu rugo hari kure. Bwarakeye ndagenda. Yego. Sorry. Polisi ya Nyabugogo yanyohereje kuri RIB yo mu rugo. Mu rugo iwanyu ni hehe? Mu karere ka Gakenke. Yego. Nageze mu rugo njya kuri RIB ndabibamenyesha. Yego. Urabwira uti bansigiye umwana none n'ijya umufite. Yego. Mu buzima busanzwe ngenda umukobwa. Yego. Mbana n'ababyeyi gusa mu rugo nta bushobozi. Birumvikana. Yego. Nahamagaye mu rugo nkiri Nyabugogo ndabibamenyesha. Gusa barambwira bati umwana n'umugisha muzane. Ndamujyana. Ngeze mu rugo mbona barabyakiriye nta kibazo. Gusa
ikibazo njya ngira ni uko wenda nta bushobozi buhari nanjye nta kazi mfite mbere yaho nari umwajenti wa MTN gusa mu kubona uyu mwana byaje kugorana byumva kubyara utiteguye yego kubyara utiteguye ibintu byangwiririye nanjye ntatekerezaga yego none se Esther mbwira rero ribu yagusubije iki iwanyu? ribu yo kubera ko uwo mubyeyi wansigiye umwana nta mugabo n'umwe yigeze asiga yego gusa ribu yambwiye ko ari yo gukora iperereza yazagira amakuru imenya ikamenyesha birangira gutyo gusa ntabwo washakisha umuntu utazi ngo aherereye he nta mwirondoro uzi biragoye Nyabugogo ntabwo bigeze se bashakisha ngo babone umuntu mwari muri kumwe? Abantu twari twicaye ku ntebe zari intebe ebyiri zicaye abantu bagera mu 10 abo bose kamera yasubije inyuma bagiye muri kamera ninde wagiye muri kamera tubwira uko byagenze? Polisi ya Nyabugogo yagiye kuri kamera ibona abantu twari twicaranye aha ibona aho mwe mwicaye gusa nta kintu yabashije kubona. Ntabwo se yigeze ubona wa mudamu? Igihe rero basubizaga inyuma agace kagiye kugeraho aho igihe uwo mama yamumerezaga bahise bambwira bati jya kugura amata y'umwana ndagenda njya kuyagura mu kugaruka rero kubera ko nari nazubaye nibaza ibyo bintu byose birimo kumvaho ntabwo nigeze nibuka kubaza icyo babonye niba bamubonye bakamubona isura wunze mu kivungi cy'abantu ubundi bamenya aho yarengeye bamenya n'isura ye bayibona buriya ntabwo bapfa kuyibona. wabonaga se isura y'abantu igaragara muri izo kamera cyangwa zitanga ikintu kinini cyane? Kubera ko zifatira hejuru ntabwo umuntu agaragara wese. Ntabwo agaragara wese yego. Ngira ukuntu rero wamaze kuba mama uri umukobwa utiteguye wa mugani ubu ngubu byitwaramo gute uryamana nawe gute tubwire mu buryo rwose? Ni ubuzima bungoye cyane kuba nabasha kubona amata y'umwana umwana akenera ibintu byinshi ababyeyi bo barabizi nta kazi mu rugo nta bushobozi buhari ibyo nabivuze ubwo mu minsi iri imbere umwana azatangira gushaka ibyo kurya akenera igikoma nta kazi mfite ntaho ndimo gukura mbese n'ubuzima bugoye pe. Yego abona inkingo se? Inkingo nahise mujyana kwa muganga inkingo barazimuha azibonera igihe baramukingiza bakubwiye ko afite igihe kingana iki gafite ibitotsi? Kwari ukugereranya muri icyo gihe babaze ko afite ukwezi n'igice. Yego ubu kuri uyu munsi ubu akaba yujuje 3. ubu yujuje amezi 3? Yego reka umushyire mu mugongo nibyo byiza ariko inshuti uri kutukumva umuvandimwe uri kutukumva mana yanjye Esther urumva ari mu gikorwa cy'ubutwari uyu ni umwana w'umugisha uzamubera n'umugisha mureke tumufashe abona icyo gutunga umwana abona icyo guha umwana abona amata y'umwana abona icyo uyu mwana Imana ishobora byose mumubere umugisha azabere umugisha Esther nta kundi nta kintu navuga yabaye umubyeyi yego sibyo Esther mbere ko tujya mu kindi gice cy'ikiganiro kugira ngo uheke n'umwana vuga nimero telefone yawe 078 19 5 3 yego heka umwana ubundi tuze tuganira nanone muhere yego Esther nuko rero iyo uyu mufata gutya ukamuha amata muri wowe mbwira niki cyahindutse muri wowe sinzi ko nabikubaza niki cyahindutse muri wowe mu gufata uyu mwana mu gukunda uyu mwana? Gusa njye naramwakiriye mufata nk'umwana wanjye nk'uwo nabyaye
utarigeze ubyara? ntabwo nigeze mbyara. none se ubwo ushobora kwifata kubikora gute? ushobora ni ukugerageza. Yego. biba bigoye, ni urugamba, ariko uragerageza. Yego. Uragerageza. Yego. ubwo ujya umuha se n'akabere nubwo oya Yego. nta kintu cyavamo, keretse nyanza kuba narabyayeho nibwo wari kubikora. Yego. Yego. iyo ukareba gutya se nabonaga kagusekera kare turi hano, niko wumva bimeze bite? mba numva bishimishije. nanjye nkavuga nti nubwo wenda bitari byo neza, ariko nshobora kwitwa nyina w'umuntu. Yego. nyina w'umuntu. Okay. karanywa kagira peti cyane. ni inyange kari kunywa? Yego. n'amata y'inyange kari kunywa? Yego. igihungo niko niko mbwira rero, mbwira uyu munsi wumva wifuza iki ku mwana wawe? uyu munsi ni uwawe. icyo mba nifuza, mba numva yakura agakura afite ubuzima bwiza. nanjye ndagerageza kubiharanira, biba bigoye ariko ndagerageza. byanze bikunze mama w'uyu mwana nta kuntu ataza kureba kino kiganiro. wamubwira iki? byashoboka ko yakibona. wamubwira iki ko igihe aza kucyumva? namubwira ko yakoze igikorwa cy'uburwari, aho yakicara ajya asaba Imana imbabazi. nuko rero mbwira urukundo rwaje hagati yawe n'uyu mwana uko rugenda rukura. rugenda rukura rwiyongera. umwana arambona akamenya, akanyishimira cyane. yamenye kureba ari njye areba. Yego. uko bukeye n'uko bwije rugenda rurushaho kwiyongera. Yego. icyo gihe se wenda mama wawe umugusigira yanganaga gute? abonaga uruhinja rungana gute? rufite igihe kingana iki? twaragereranyije tura ko yari afite ukwezi n'igice. yari afite ukwezi n'igice. Yego. kuri ubu ngubu akaba yujuje amezi 3. icyo gihe se wenda gufata akana k'ukwezi n'igice kari gatoya, kari akabibi gato cyane, byarakoroheye? byari ibintu bigoye cyane. nabitekerezagaho nkabona ni ubuzima bugoye cyane, ariko ndavuga nti ngomba kubicamo. nagize abayobozi baramfasha, bamwandika mu irangamimerere. ubwo mu irangamimerere bandikaho nde? yanditswe wenyine. ubuvuzi abasha kububona. bijyanye n'ibyo byo nta kibazo. ubwo ni mituweli? Yego. ntabwo gakunda kurwara se? kararwara na neza kararwaye. karwaye iki? karwaye indwara zo mu buhumekero. Yego. nshaka kuzakavuza. ikibazo cyaba kirimo. kuki wahisemo ayo mazina? ni wowe wayahisemo? Yego. guverinanse ndimo kwisobanura uko byagenze, yahise ambaza amazina ngomba kumwita. ayo niyo mazina yanjemo. niyo yakujemo? ntacyo yagendeyeho? harya ngo ninde? Iganze Cyusa Pedro. Iganze ni ryiza cyane. Cyusa Pedro se ryaturutse he? Pedro ubwo ntabwo ari umusore mwakundanaga? oya. nuko numvaga ari izina ryiza cyane. Yego. umuhamagara ngo ikize? muhamagara Pedro. Pedro. Yego. none se ugitekereza kuzabyara abana bawe nawe? Yego. mu gihe runaka cyazagera nanjye nkabyara abakurikira Pedro. uyu ni imfura yawe? Yego. iwanyu se bamufata gute? mu rugo ari mu rugo, ari abo duturanye cyangwa bo mu gace kaho.
bavuga ko ndi umuntu w'intwari, bavuga bati igikorwa wakoze ni cyiza. Hari uwari kubyumva nawe akagenda akajugunya, ariko wabaye intwari akamutereka aho ngaho. Yego. Mu byo waganiriraga na mama we nta kantu wigeze wumvamo ko yari afite nk'akabazo? Oya, tuganira numvaga nta kibazo afite. wamubonaga mudushushanyirize, wabonaga ari umugore umeze gute? Yari umugore ukiri mutoya, uri mu kigero cy'imyaka nka 27, w'imibiri yombi, utari muremure cyane. Yari yambaye ibitenge se? Yari yambaye ikanzu n'agakote. Wabonaga ari umugore w'umusirimu se? Ntabwo byari bikabije, gusa wabonaga ari umunyamugi? Yego, bidakabije cyane, ariko ntabwo wabonaga ari umuturage cyangwa se umuntu uciriritse. Wabonaga ari mu mujyi? Yego. Wabonaga ari umugore ufite umugabo, sinzi ukuntu wenda umuntu ashobora kubireba? Ibyo byo ntabwo wapfa kubireba ngo ubimenye. Ntabwo wapfa kumenya ngo umuntu afite umugabo cyangwa ntabwo amufite. Yakubwiye ko ari umwana we wa mbere se? Yego. Yari umwana we wa mbere? Semana yanjye ubu yavuze ko yagiye hehe? Rero nk'umubyeyi kakuganira utubwire byose mu biganiro mwagiranye, ibuka. Uko nababwiye niko ibyo twaganiriye nibyo nabanje kuvuga, nabihereyeho. Kubera ko muri uko kugenda nta kindi twari twaganiriyeho. Ntabwo twigeze tuganira wenda ngo menye ngo aturuka hehe. Yego, mwabyumvise rero, Esther kuganira nawe ni intambara, biragoye cyane. Mureke tugerageze tumufashe, dufashe by'umweko kubona icyo uyu mwana cyamutunga kuva uyu munsi no kugeza ikindi gihe. Mwaba mugize neza. Wumva uwagufasha gufasha iki? Ariko uvuge mu buryo burambuye nk'umubyeyi, sibyo? Wabaye umubyeyi. Kubera rero muri ubu buzima bugoye kubona amafaranga nta kazi ufite. Ubundi iyo ufite akazi uravuga uti nshobora gukuramo amata y'umwana, nkabona igikoma, nkabona umwambaro se, ikigoma. Ariko bucya nta kazi mfite, mba ndi mu rugo, ntaho mbasha gukura amafaranga. Rero aramutse habonetse nk'ubufasha bafasha uyu mwana, kubera ko ni umwana w'igihugu, ejo nawe azakura avemo umuntu ukomeye. Nta muntu se wenda nko ku murenge, ntabwo aferi sosiyali bagufasha, abashinzwe imibereho myiza y'abaturage? Icyo kibazo nagiye nkibabaza, gusa ntabwo baransubiza. Gusa bambwiye ko hagize ikiboneka bajya bamufasha. Ariko uzasubira no ku murenge urebe ko aricyo bazajya bagufasha, kuko wenda ni ibintu bije utiteguye. Yego. Sibyo? Yego. Yego Esther, nuko wumva uteganya kuzashaka umugabo nawe? Nazamushaka mu gihe gikwiriye, umwana amaze gucuka. Wumva uwaza aka kanya bitakunda kwera uruhinja? Ubundi mu nshingano zo kurera. Ubu wamaze kwemera inshingano? Yego. Ubu uri mu nshingano zo kurera umwana? Yego. Uzwahisamo umwana wawe neza? Nubwo ari uwawe nyine, wese ufata inshingano za kibyeyi. Yego. Nta muntu se ugutereta cyangwa muri gahunda ubona? Nta gahunda ihari. Esther, wakoze.
wongera uvuga nimero ya telefone yawe dusoreza ahangaha umuntu uri kutwumva umubyeyi uri kutwumva mureke dufashe uyu Esther kugira ngo abashe kuba yagaburira uno mwana amata uyu mwana yamushakira n'ibindi umwana nyine akenera. Imyambaro se ni wowe wayishatse cyangwa guhaye ni bag? Ni njye wayishatse. Akabage yampaye kari karimo agapantaro n'agapira. Uwo mu mama yasize n'akabage? Yego, asigamo udusogisi tuguru tubiri. Yego. Binatose bigaragara ko yari afite gahunda yo kubikora. Binatose gute? Byari bikonje bitumye. Yabishyize muri bag. Yego. Mwamaranye ariko iminota nka 20 perfect cyawe aragenda. Iminota nka 30 niyo twamaranye twicaye aho ngaho. Ubona adafite gahunda yo gutega se? Oya, nta gahunda yo gutega yari afite. Urumva yaje umwana arimo kurira yicara agiye kumwonsa. Uwo yicaye ari uko umwana ari kurira? Yego. Akuramo ibere aho ngaho aho umwana? Yego. Nese wabonaga adafite imico y'aba bantu bo ku muhanda? Hari igihe umuntu iyorobeye ukaba utapfa kumenya ngo irimo cyangwa ntirimo. Gusa wabonaga ari umubyeyi utapfa gukekera iyo mutima. Yego, reka dusoze nanone. Vuga nimero ya telefone yawe. 0781 95 5 5 Yanditseho nde? Maniragena Esther. Urakoze. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango. Utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Reka mbwira inshuti zanjye abakunzi ba inkuru yanjye ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100 kuri indi. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki wagahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro kandi imodoka ukayitwara, panabye byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etage iri ruguru gato y'akarere cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Uvi inkuru yanjye. Uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango.
utangiye gutekereza ahazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe, ahantu ukeneye harisanzuye cyane habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com.